Muraho neza nshuti za Unguka Ubumenyi Post. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze kuganira ku ngingo ikomeye cyane, uko wakwirinda ubutekamutwe kuri interineti ndetse n'ubujura bwo kuri murandasi. Ibi ni ibintu bikomeje kwiyongera cyane cyane muri iki gihe. Abantu benshi batangiye gukoresha telefone na murandasi mu buzima bwa buri munsi. Ariko se ni bande babigwamo? Bakoreshwa bate? Wakora iki kugira ngo wowe n'abawe mwirinde ubujura bukorerwa kuri interineti cyangwa kuri murandasi? Iyi ni videwo utagomba gucikwa uyu munsi. Komeza udukurikire, ube mu bantu bubatse ubwenge bwo kwirinda no kurinda abandi. Uko tumaze kubibabwira rero, ubujura bwo kuri interineti muri iyi minsi bwakajije umurego. Ujya kubona ukabona abantu baraguhamagaye bati kanda link iyi n'iyi, bakakubwira bati ukabona ubonye link usaba ngo wenda babonye amafaranga se, ariko bakagusaba kugira ibyo ubanza wakora. Niyo mpamvu rero y'iyi videwo. Impamvu y'iyi videwo ni ukugira ngo turebe yuko twatabara abantu badasobanukiwe ibintu bijyanye na interineti, kuko akenshi niho ubujura bwimukiye. Ubu ntabwo abantu bagikora mu mufuka, ahubwo basigaye bibisha ikoranabuhanga. Tudatinze rero, kugira ngo usobanukirwe ubutekamutwe bwo kuri interineti, reka tubanze tukubwire ni iki ubundi ubutekamutwe bwo kuri interineti. Ni uburyo abantu cyangwa amatsinda aba agamije kwiba amafaranga, amakuru y'ibanga cyangwa kwangiza konti z'abandi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi rero bikaba bikorwa binyuze mu butumwa bakwandikira. Ubwo butumwa bukaba bushobora kuba icyizere. Bakaba bakubwira bati wenda tukwemereye ibi n'ibi, kuko akenshi ubutumwa nk'ubwo buba bufite ikintu bukwizeza cy'ikirenga, kiba gitandukanye n'icyo weho uba wavunikiye cyangwa se wakoreye. Ubwo rero bigasaba kugira ngo ubanze washishoza, kuko akenshi ubutumwa bakwandikira buba burimo ibihembo bihambaye, amafaranga menshi. Noneho ibi bakabikora banyuze mu butumwa bugufi, haba kuri telefone, haba ku ma email, ku ma WhatsApp, ku ma website y'amahimbano, cyangwa se app zishuka abantu. Hari na app baba bavuga ngo iyi application itanga amafaranga, bakagusaba gushyiramo imyirondoro yawe n'amakuru yawe y'ibanga nk'indangamuntu, email, telefone. Ibyo ngibyo rero bikaba bishobora korohera abajura kuba bakwinjira ku makonti yawe cyangwa se no ku yandi makuru yawe y'ibanga bakaba bakwiba. Umuntu akaba yakwandikira email akakubwira ati akakubwira ko wenda uri mu bantu batsindiye igihembo, urugero wenda cya miliyoni 10. Ukaba ugomba kohereza amafaranga runaka kugira ngo ubone icyo gihembo. Uwo nguwo aba ari umujura, kuko niba uzi ko nta rushanwa wigeze ujyamo ngo utsindire ayo mafaranga, ukabona ubutumwa nk'ubwo ngubwo, ako kanya uzahita ubwirengagiza, kuko ubutumwa nk'ubwo buba ari ubw'ibisambo. Ikindi, hari igihe akenshi ibintu bimeze nka gutya utabisobanukiwe, akenshi ubuzima bwawe buba buri mu kaga. Hari ibimenyetso bikwereka ko rero ubutumwa cyangwa website urimo kureba ari iby'abatekamutwe. Kugira ngo umenye yuko ubutumwa wakiriye cyangwa message cyangwa se application ukoresha ari iz'abatekamutwe, ikintu cya mbere kizabikubwira, bazaba bagusaba gukora ibintu mu buryo bwihuse, nk'aho bagira bati hita ukanda hano ubone ibihembo, cyangwa konti yawe iri mu kaga, kugira ngo ivemo kanda aha n'aha. Aho hantu uzabanze ushishoze. Ikindi, hari igihe bakubwira ukabona email ivuye ku muntu utazi, cyangwa se ifite izina ridasobanutse cyangwa ibigo bikomeye, ariko ibyo bigo wakora ubushakashatsi kuri interineti ukabona ntubizi.
icyo gihe uzahite witonda. Ikindi, hari igihe baguha aderese itizewe, bakagukubita nka aderese itizewe, bakakubwira ngo kanda ibi ngibi. Akenshi aderese utazi izo nazo uba ugomba kuzirinda. Ikindi, ushobora kwakira mesaje kuri telefone yawe, kuri imeri, kuri watsapu, ku ma Facebook n'ahandi. Izo mesaje cyangwa se ugasanga bakohereje fayiro runaka bagusaba kuyifungura, cyane cyane zifite amazina akurura ari atarakitive, wenda bakakwereka yuko ari nka peyimenti risipti, bakakubwira bati wenda hari amafaranga wakiriye kuri akawunti yawe, rimwe na rimwe ugasanga birajya guhuza na konti yawe. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Cyangwa se bakakubwira bati congratulation, cyangwa bati unlock here, bakoresha uburyo bwinshi. Icyo gihe nabwo urasabwa kwitonda. Aha rero hari uburyo bw'ubutekamutwe bwinshi bakoresha, reka tubabwire bumwe muri ubwo. Hari ubwitwa phishing. Ubwo buryo ni ugushaka amakuru y'ibanga, bagusaba kohereza password na nimero z'indangamuntu, cyangwa se na nimero ya konti cyangwa iy'ikarita. Bakakubwira ngo shyiramo nimero ya credit card cyangwa debit card, cyangwa se bakakubwira ngo shyiramo bank account yawe. Ibintu nk'ibyo biba bigaragaza yuko ari abatekamutwe. Ikindi, scam zo kuri WhatsApp. Hari igihe kuri WhatsApp ubona ubutumwa bukubwira buti watsindiye itike runaka, cyangwa se tanga amakuru aya n'aya utsindire telefone, utsindire amafaranga. Ibintu nk'ibyo byose ni uburyo abatekamutwe bakoresha. Ikindi ni ubutumwa bwa cash gift. Umuntu akakubwira ko agiye kukoherereza amafaranga menshi, akagusaba ubwishyu buto. Ibi ngibi byo n'abantu bafite utu dutelefone dutoya biraba cyane, ubu bireze mu Rwanda. Ukumva umuntu araguhamagaye ati watsindiye amafaranga, ariko kugira ngo ayo mafaranga afunguke birasaba kugira ngo ushyire umubare w'amafaranga runaka kuri telefone. Nk'urugero, ngewe hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ati watsindiye ibihumbi 500, ariko kugira ngo uyabone urashyiraho ibihumbi 5,590. Ukibaza, ese ayo mafaranga nayatsindiye muri he rushanwa ntigeze nitabira? Ese ayo mafaranga ko ari menshi, niba bashaka kuyampa kuki batakuramo ayo ngayo akenewe? Nyine ukabona ni ibibazo, ni ibintu bitumvikana. Aho ngaho rero biba bisaba ubwitonzi buhagije. Ikindi ni fake job offers. Job offer ni cyagiye nyine bakubwira yuko wabonye akazi, ngo wahawe akazi. Ibyo ngibyo rero hari igihe baba bakuzi ko uri umushomeri, umuntu akaguhamagara anakuzi cyangwa se atakuzi, akakubwira ngo watsindiye akazi aka n'aka, hanyuma bakakubwira bati ohereza amafaranga yo gutegura amadosiye. Ibyo ngibyo nabyo rero biba bisabwa kugira ngo ubanze washishoza, umenye utese nasabye akazi hehe. Ibyo nabyo ukaba wabimenya, kuko niba uzi ko nta hantu wasabye akazi, wavuga ute ko watsindiye akazi kandi ntako wasabye? Wavuga ute ko watsindiye amafaranga nta rushanwa wagiyemo? Ibyo byose ni ibintu abatekamutwe bakoresha mu rwego rwo kugira ngo babe bashuka abantu babibe. Ibi byose rero ni imitego. Iyo umaze kwitaba uba umaze kugwa mu mitego. Akenshi iyo baguhamagaye babanza bakubwira amagambo meza, haba mu nyandiko, haba se baguhamagaye, amagambo bakoresha aba ari meza, agukurura, ari atarakitive, kugira ngo barebe yuko nyine bakugusha mu mitego. Icyo rero uba ugomba kwirinda kugira ngo ubujura bwo kuri murandasi butazagufata, ntukigere ukanda kuri linki wahawe n'umuntu utazi. Tubyumvikaneho, niba kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe baguhaye linki, ariko ukabona linki uhawe ntabwo uyizi, uyiguhaye ntabwo umuzi, ugomba kubanza gushishoza. Ibuka ko hari linki ziba zisa nk'izisanzwe, ariko zagutwara kuri website mbi. Ikindi, menya itandukaniro rya email yemewe n'iy'abatekamutwe. Reba aderesi neza, izina ry'uwo muntu yaturutseho n'ubutumwa buri. Ikindi,
irinde gusangiza nimero yawe ya konti, password, personal identification number cyangwa se PIN cyangwa amakuru y'ibanga kuri murandasi. Ibyo bintu byirinde. Ikindi, koresha password zitoroshye kuba zakwibwa cyangwa zahakirwa. Urugero, password iri strong ni password irimo inyuguti nini n'inyuguti nto n'imibare na special character. Special character ni nka arobase, urwego, turiya tuntu nyine tuba turi special. Noneho ikindi, niba ufite konti nyinshi, irinde gukoreshamo password imwe. Biba byiza iyo password ukoreshejemo zitandukanye kandi ziri special, ari za zindi zikomeye. Noneho ndetse izo password ukaba donc ukoresha password zitandukanye kandi ziri strong. Warangiza kugira ngo utazazibagirwa, wenda ukareba agenda ukazandikamo, ariko ugakoresha password zitandukanye. Ibyo byorohera abajura kuba batakwiba. Niyo yakwiba wenda ahantu hamwe, akaba atakwiba n'ahandi. Ikindi, shyira antivirus muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe. Antivirus ikintu ifasha muri telefone cyangwa muri mudasobwa, hari antivirus zigufasha kugenzura umutekano w'ibikoresho byawe, ku buryo niba hajemo link, umuntu akoherereje link ikaba ikekwa, akaba ari ya link nyine itari nziza cyangwa y'abatekamutwe, hari antivirus zihita zibibona, bagahita babona ko iyo antivirus atari nziza, bakaguha notification, cyangwa se byaba na ngombwa antivirus zigahita zibisiba. Urugero nko muri telefone, hari antivirus bita Avast, igira ibice bibiri, igice kimwe cyishyurwa, ikindi kiri free. Ukaba wakoresha ijyanye n'ubushobozi bwawe, waba wakwishyura sawa, waba utakwishyura ugakoresha iri free. Ikindi, irinde gufungura fayilo cyangwa email ubonye zidasobanutse. Iyo utigeze usaba email cyangwa se usaba link, cyangwa se ube nta rushanwa runaka wagiyemo, niba ubonye link, irinde kuyifungura, cyane cyane link zigusaba gukandaho, cyangwa se link zikubwira ko watsindiye ibihembo runaka kandi nta rushanwa wigeze witabira. Icyo gihe iyo link uzahite uyisiba. Ikindi, ujye uhindura password zawe kenshi, byibura buri mezi 3. Buri mezi 3 ujye uhindura password yawe, niba ukunda gukoresha imbuga nyinshi. Icyiza ni uguhindura password yawe kugira ngo byibura buri mezi 3 iyo uhinduye password uba uzi neza ko udashyira ubuzima bwawe mu kaga. Ikindi, gira amakenga ku bantu bakubwira amakuru adasanzwe cyane, ngo utsindiye ibi, ngo uhawe akazi, cyangwa ngo ubonye amafaranga y'ubuntu. Ikindi, ntukemere kwishyura umuntu cyangwa ikigo utazi ngo ubone serivisi. Ibi byose bikorwa mu buryo bwemewe, si WhatsApp cyangwa email zidasobanutse. Ikindi, sangira ubu bumenyi n'abandi. Iyo wamenye akaga, ugomba no gufasha abandi kukirinda. Gusangira ubwirinzi ni ubutwari. Hari abantu bumva ikiganiro nk'iki ngiki, barangiza bakigendera ntibagisangize bagenzi babo. Kandi ikiganiro nk'iki ngiki, hari abantu bavuga bati mukeneye views n'ibyo. Okay, views turazikeneye, dukeneye subscribers kugira ngo natwe twubake channel zacu. Urugero, nk'iyi chaine yanjye iracyari ntoya, iracyiyubaka. Niba wumva ibiganiro ncishaho bigufasha, kanda subscribe, unasangize bagenzi bawe, ko nk'ubu butumwa ni ingenzi. Urumva harimo amasomo akomeye. Abantu benshi bagwa mu mutego wo kwibwa, ukumva umuntu amafaranga ye bayamwibye, ukumva umuntu amakuru ye bayatwaye, kandi wenda waramuhaye iki kiganiro cyakagombye kuba cyaramufashije, ibyo bintu bikaba bitamubayeho. Rero cyakora soza, hari icyo ntareka kubabwira. Murabona turi mu isi y'ikoranabuhanga, ntabwo link zose umuntu yakiriye ntabwo ziba ari mbi. Tubyumvikaneho, ntabwo wakwanga gukanda kuri link zose. Icyo ugomba kwirinda
ni ugukanda ku malinki utazi abantu bayohereje cyangwa se utazi icyo izo linki zimaze. Urugero, reka turebe nk'abantu bakora ibintu bya mayiningi. Mayiningi n'ubu nyivuze hari abantu wenda batabisobanukiwe, ariko hari abantu bakora mayiningi ya kiribitokarensi. Tugenekereje mu kinyarwanda ni ubucukuzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga. Ubucukuzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga rero, ayo mafaranga aba ari ubuntu, kuyabona ni ubuntu, ariko iyo wamaze kwinjiramo hari igihe bagusaba gutumira bagenzi bawe kugira ngo mayiningi reti yawe cyangwa se umuvuduko ucukuriraho cyangwa se umayiningiraho wiyongere. Icyo gihe rero nta kindi uzakora ni ukumuha linki, ariko iyo linki bisaba kugira ngo ubanze umusobanurire, umubwire uti iyi ni mayiningi yitwa gutya na gutya, ikora gutya. Natanga urugero wenda nka pi netiwaka. Pi netiwaka ni mayiningi imaze igihe, yatangiye 2019. hari n'izitwa za delta, za bitcoin n'ubu iracyakorerwa mayiningi, yose ni amafaranga y'ikoranabuhanga. Izitwa za rubi ni nyinshi, ibyo ngibyo wenda byazafata ikindi kiganiro. Ibi mbizanye kuko akenshi ibi ngibi kugira ngo winjiremo, iyo umuntu akwinjije bisaba linki. Ubwo rero uba ugomba gushishoza ukamenya ngo linki bampaye ni iya nyayo, niba ari iya mayiningi, niba ari iyo kwapurayinga ku bintu runaka sava, ariko nanone ugashishoza ukamenya ngo ese ibintu ndi kwapurayinga nibyo, ese ni ibintu byemewe n'amategeko, ese ni ibintu bidashobora kunshyira mu kaga nkaba nakwibwa amakuru yanjye. Ubutaha ikiganiro tuzakora kizaba ari icyo kuri mayiningi. Mayiningi nayo ndashaka ko tuyikoraho ikiganiro, hanyuma abantu bakabisobanukirwa. Niba rero uri mushya, akaba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi shene yanjye ya Unguka Ubumenyi Post, ntugende udakanze subscribe. Ibi rero nibyo twe twabateguriye uyu munsi. Ubutekamutwe bwo kuri interineti buragenda bwiyongera, ariko nawe ushobora kuburwanya ubwitayeho, ukabwira n'abandi bakamenya uko umuntu agomba kwirinda. Abatabisobanukiwe namwe mukaba mwabafasha mubasangiza iki kiganiro, hanyuma tugakomeza gufashanya. Nubwo iterambere riba riri kugenda ryiyongera, ariko rizana n'ibibazo. Ni ngombwa rero kugira ngo dushyireho amashuri nk'aya yigisha kuri interineti, ishuri ry'ubuntu ritagusaba amafaranga, upfa kuba warakanze subscribe gusa. Subscribe ni iminota ingahe se? Ni isegonda rimwe, ubundi ukikomereza. Natwe kandi ubu duteye inkunga. Rero niba mwumva hari icyo twaganiraho kindi kijyanye n'ikoranabuhanga, cyangwa se niba hari igitekerezo mwatwungura kuri iki kiganiro tubahaye, muhawe ikaze. Mwajya muri komenti mukatwandikira ibitekerezo byanyu, cyangwa se ikibazo mwagize tube twabafasha kubasobanurira. Ahasigaye ubundi tukazakurikirana amasomo akurikiyeho ajyanye n'amafaranga, ajyanye n'ikoranabuhanga n'ubundi bucukumbuzi. Murakoze cyane rero, naho ubutaha. Videwo zo zirahari, ibiganiro birahari. Niba wumva hari ikiganiro wumva twazaganiraho ubutaha, nacyo ujye muri komenti ukitubwire. Sawa rero, mugire ibihe byiza.